Hello guys, ni kuri TV yanyu bita Boston TV Show, akaba ngiye kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, ari amakuru, ari entertainment, ari inama, ari ubujyanama, ndetse n'ukuntu ushaka kuba wamenya neza ibintu byinshi, ushaka ufite amatsiko ukuri kumwe nanjye Yves. Rero tugiye kubagezaho ikintu gishaka kugufasha, cyangwa se ngiye kubagezaho amakuru meza yimbitse ushaka kuba wakifashisha mu kubyaza social media zawe umumaro, ndetse ikaba yakuvamo na mafaranga kandi menshi cyane ashobora no kuba yagutunga, ndetse ushobora no kuba washoramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye. Tugiye guhera ku rubuga rwa TikTok, niho hari amakuru menshi, ari fake news, ari amakuru TikTok ntago iratangira guhembwa, ari amakuru ni fake news, kuko no mu bihugu bino biri international ntago hari biba bitaratangira guhembwa. None muri Afrika nono ni akarusho, cyangwa se no muri za Asia zo ntago zihemba, ahubwo abantu ikintu ba making sure yuko wenda bashaka kuba bakoraho bakabona ayo mafaranga, cyangwa se bikabona hindurira ubuzima, bakaba babona bishoramo. Niyo mpamvu ushaka kuba wibaza uti se uriya muntu uko yambara ibintu wakita nk'ibyaye cyangwa ibyamvagari bisa nabi, bidasa neza, bishobora kuba byatuma bitazamuka, cyangwa se bikaba byatuma ibintu bitagenda neza nk'uko muri kubishaka. Rero dore impamvu ya mbere ushaka kuba ukuntu ushaka kuba wahembwa kuri YouTube oya kuri TikTok, ukuntu ushaka kuba wahembwa muri ubu buryo butatu. Ubwa mbere ushaka kuba mwabonye bwa fake news, haba hajeho na subscription. Subscription ni ikintu gisanzwe, ubundi ni nk'uko umuntu ashaka kwiyandikisha, nk'uko umuntu ashaka kugufollowinga, ariko no subscription niho ni akarusho, kuko umuntu ashaka kuba gukora subscription bishobora kuba bitwara amadolari 2.55 bitandukanye nuko wakora follow nyine. Urumva ko byibuza ari ikintu uba winjije, ariko ubundi bisaba umuntu ufite ayo mafaranga akayaguhereza, akayagushyiriramo, none ubundi ni nkawe abagwaye nka gift. None ari ubundi buryo bwinshi abantu bari bamenyeye, bamaze no kumenya, bumaze guhindura ubuzima cyane cyane kabisa. Ushaka gusanga we umunsi wose ashaka kwirwa TikTok live, akazi yarakaretse, ibintu byose biri ku murongo, ndetse byose bikaba bishobora kuba byamuhiramo ayo mafaranga n'ubundi yakuraga mu kubaho bisanzwe, cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi, bishobora kuba byamuhindura ubuzima. Urugero ndatanga ni nka Godfather, ndatanga hari abantu benshi bakinisha ama box game, gusa urugero rwiza twatangiraho buriya ni umuvandimwe bita Godfather utuye muri Amerika. Respect, shout out to you Godfather. Godfather buriya ushobora kuba ubona ngo yirirwaho ngari guhostinga amatiku, ngari kugira gushaka gusolvinga problem, bro nubwo abikora byose ariko akuraho amafaranga ndetse atari make, ku buryo no ku munsi ashobora kuba yinjije amafaranga byibuze gake, ko nabakoreye analyze, yinjije amafaranga make ku munsi ashobora kwinjiza amafaranga 5 cy'idolari. Namwe nyine murabyumva ko ushobora kuba yinjiza amafaranga menshi ku munsi, kuko bura TikTok we iri kuri pano ye nawe bakaguha gift, afite pourcentage afataho, na TikTok igira pourcentage ifataho, bikaza kubyara rero ko hashaka kuba we niyo batamugiftinga, we bakugiftinze uri kuri pano ye, bashaka kuba bayibonamo. Rero abantu batangiye babasigaye babona y'abahanzi bameze nabi kabisa, bameze fresh, basigaye birirwa rero bana bavuga amagambo niyo babasubiza akavuga uti reka twikorere. TikTok bamaze kubona ko amafaranga y'igitaramo bashaka gutegura ngo kundi kwezi cyangwa mu minsi mu mwezi angahe, hari ahantu ushaka kuyakorera umunsi umwe, bitewe n'uko ufite big fan, nyina bafite abafana benshi bagukunda kandi bari impande n'impande, bashaka no kuba bari barakubuze ngo baguhe iyo support. Ariyo mpamvu ushaka kujya kubona bushari yirirwaho, n'abandi batangiye kujya bajyaho, buri uko umuntu ayimenya akayijoininga. Ndakubwiza ukuri ko kuyivaho bishobora kuba bigoranye pe, bikubiye gake cyane ko wayivaho kandi wayimenye, birakubiye gake kabisa. Rero niyo mpamvu ubwo buryo bwa TikTok subscription ushaka kubona amafaranga. Noneho ikize iyo ufite subscription kuri TikTok yawe, ubwo nyine iba ishobora kuba yabamonetize kuri buri video, noneho umuntu ashaka kuyireba akayikunda. Ubwo buryo abantu ntabwo bari babuza ngo mubwire ababosi banyu babumenye nabwo. Iyo umuntu akunze video yawe ashaka kuba yayiguheramo gift ashaka y'amadolari ashaka, akantu ko mugatekerezo mu content creator, mubwire ababosi banyu, mubwire abantu babafana ko hari ukuntu ushaka kubigenza. Ndaza kubakora akantu k'agatutorial kuri Boston TV Show, ukuntu ushaka kuba wafata amafaranga ukayashyira kuri video y'umuntu wakunze, ndetse nyine bikamufasha no kusapotinga cyangwa se no kwiteza imbere mu bintu byose akora. Reka tugere ku rubuga rwa YouTube. YouTube nta munsi n'umwe tigeze ba monetization, abantu benshi n'ubundi murabizi ko ari byo bibatunze, ahubwo bakoreho icyo bita ama ads.
ama ads rero abantu batayazi, numvisha ari abantu benshi bashaka kuba badafite ayo makuru. Ama ads ni kwa kundi umuntu ashaka kwamamariza kuri video yawe, kwa kundi twajyaga tubireba kera muri za corona byari birimo, ukajya kubona kuri video ukajya kubona ivuyemo hajemo akantu kamamaza wenda nk'amasegonda 3 5, akenshi muri 5 cyangwa 10. None ibyo ngibyo byafashaga abantu bari monetize yuko bashaka kubona amafaranga menshi, kuko buri tangazo riciye muri video yawe ufata ama percentage menshi kurusha, ufata 70%, YouTube igafata 30%. Urumva ko byibuze harimo improvement muri ibyo bintu nyine, cyase hari cyo byamariraga aba content creator bakorera kuri YouTube bari monetization. Rero ama ads abantu bakomeje kumbaza barambwira se ko kuri Instagram twebwe habamo ama ads kandi tukaba tudashobora guhembwa ku ma TikTok yacu, ibintu nyine ari danje, nta kintu gishobora gutuma bashobora kuba babona ayo mafaranga cyase ntibahembwe bitewe n'impamvu runaka cyangwa zitandukanye. Urugero ndaza kubaha rero kuri Instagram ukuntu bimeze, impamvu mutabona amafaranga cyangwa mutabona ikintu cyari cyo cyose, nago bakwamamariza muri video yawe, ahubwo ari cyo kintu dushaka gusaba ubuyobozi bwacu bwatugiramo. Urumva bo bamamaza kuri Instagram bisanzwe nyine, kaza nk'ifoto wowe ukaba uri kuri scrolling story yawe ugahita usanga barakwamarijemo, nta kintu wabonye, mbese nta kintu kimwe bigufashije, ahubwo wenda bikuririye ama MB cyangwa se bitumye nyine wenda utana mood wari urimo nyine bitewe n'ibyo washakaga. Buriya ariko iramutse iza wenda ku video yawe, ije ku video yawe kabisa, urumva nyine aba ari ibintu bya danje. Ari cyo kintu nyine dusaba aba IT b'u Rwanda bashaka kwinjiramo, cyangwa se no ku zindi mbuga zose bashaka kugabanya, bakerekana ukuntu dushaka kwinjiza amafaranga kandi bimeze neza. Urumva ibyo bintu biramutse bikozwe neza haba hahiye. Reka noneho nimushake ewana part 2 ndahari nka Yves, wowe kora like, comment, ako nimwibagirwe subscribe nicyo kintu cya mbere. None ikintu kintu mugomba gukora ewana, ikintu cyose ugira amatsiko cyangwa se amakenga y'ikintu ushobora kuba washaka kumenya cyose, mbaza ndahari kabisa, ndakubwira kandi nakubeshye. Ibintu byanjye ni byiza cyane kandi ndabinginze munkundishe n'abandi. Shout out Boston TV Show, mukore subscribe. Thank you so much.